Shalom, wowe uje hano kuri Senga Ubohoke, Imana amahoro iguhe umugisha, Uwiteka akugirire neza. Ubaye ari ubwa mbere, ukaba uri bunezezwe cyangwa uri bushimishwe n'inyigisho tugiye gucishaho n'isengesho turi bunyuzeho, ntugende utiyabonesheje kugira ngo niba utaha ujye igihe cyose ducishijeho isengesho hano ribohora ndetse n'inyigisho zibohora zikugerereho ku gihe. Aha niho honyine uzasanga amagambo y'ubwenge ahishura ibyahishwe, bya bindi bihishwe amaso yawe, bihishwe n'ubumenyi rusange bwo mu isi, ari bwo bumenyi dukunze kuvuga bwo mu isi y'umwuka, isi itagaragara, ibibaho mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga mu isi y'umwuka, naho za roho zihurira cyangwa zituye. Hari isi ya za roho cyangwa se isi y'umwuka idakandagirwamo n'uwambaye umubiri wese, bisaba kugira ngo wiyambure uyu mubiri uyinjiremo uri umwuka. Aha rero niho honyine uzakura ubwo bumenyi n'ayo mahishurirwa y'ibibera muri iyo si y'umwuka, aho umubiri utajya ujya, ahubwo hinjizwa umwuka wawe. Imana amahoro ikugirire neza. Rero uyabonesha ari ubwa mbere, uduhe subscribe, kandi nyuma yaho numara gufashwa, niba ubikunze ijambo ry'Imana, ukunze ibyo twigisha, ubisangize n'abandi. Uwiteka akugirire neza. Tugiye kuvuga uyu munsi ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, tugiye kuvuga ku mpamvu y'inzozi zo kurya uri wenyine, ukabona urimo urarya uri wenyine. Tuzakurikizaho no kwisanga uri ku nzozi zo gusangira n'abandi bantu, ukibona uri mu bantu benshi uri gusangira n'abandi. Turavuga akaga rero kava mu kurya mu nzozi, n'ibibazo umuntu akura mu kurya mu nzozi cyangwa se mu kurya aryamye asinziriye. Inzozi rero ni umuyoboro Imana ikunze kunyuramo ishaka kwigisha abantu ibiba mu isi y'umwuka, ishaka kubereka ibiriho, ibizabaho, cyane cyane mu buzima bwabo no mu mibereho yabo. Nubwo abana b'abantu, imbaga nyamwinshi y'abantu batita ku nzozi zabo, ariko reka dusome Yobu igice cya 33 n'umurongo waho wa 14 ndetse n'uwa 15. Handitse ngo, Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho, mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Reka twongere dusubiremo muri iryo jambo kugira ngo wowe ufunguye hano cyangwa uje kuri Senga Ubohoke wumve icyo umwuka avugana nawe. Ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho, mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Imana yifuza kugira ibyo ikumvisha iyo uryamye usinziriye.
Imana ikazana inzozi, cyangwa se ntaba ari n'Imana na Satani akaba yazana inzozi, kuko hari inzozi zishobora guturuka ku mubi Satani, hakaba hari inzozi zishobora guturuka ku Mana, hakaba n'ikindi gice twita inzozi z'umuruho. Inzozi z'umuruho ntabwo tuzivugaho, turavuga rero ku nzozi izi ngizi zishobora kuba ziva ku Mana cyangwa kuri Satani. Izi nzozi zombi zirasohora, izo ku Mana zibaho n'izo kwa Satani zibaho. Noneho ahangaha reka twivugire kuri ibi ngibi, kuri iri jambo Imana ngo ntivuga rimwe, ndetse ahubwo ngo kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Abantu ntibita ku by'Imana birimo irabigisha. Inzozi Imana zimwe na zimwe zizana mu buzima bwawe kugira ngo ikwigishe, nk'uko iri jambo rivuze mu iyerekwa rya nijoro, ushyizweyo usinziriye uri ku buriri bwawe. Impamvu Imana ishaka kukwigisha usinziriye uri ku buriri bwawe, nuko ibizi yuko ku manywa uba uri stress, uba ufite stress, urimo urashakisha ubuzima, urimo urashakisha imibereho, hari ibintu byinshi byakurangaza. Iramutse inakwigishije, iramutse igize n'icyo ishaka kukubwira utacyumva, noneho rero Imana ikagusanga uri ku buriri bwawe usinziriye, igashaka kukwigisha, ikazana iki? Inzozi. Umurongo wa 16 yavuze ngo niho yumvisha amatwi y'abantu, abantu basinziriye, ngo niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha. Urumva, niho ibishaka kukwigisha igihe usinziriye, niho ibishaka kukwereka intandaro y'ibibazo urimo uracamo n'intambara urimo urarwana nazo z'imibereho. Tuvuye aho ngaho rero tugaruke ku nzozi zacu zo kurya. Turya ni ikintu kibi cyane. Ibiryo nibyo byubaka umubiri w'umuntu, ibiryo bisanzwe Imana yabikuye mu gitaka, irategeka ubutaka bumeze igiti cyose cyera imbuto, buri giti cyose, buri kabuto kose, buri kamera kose gafite icyo kamarira umwana w'umuntu, ni Imana yagategetse karazamuka mu butaka, igira ngo bya bindi bizamuwe mu butaka, bya bimera biribwa n'imbuto ziribwa, bibashe kuba ku mubiri w'umuntu. Ishyiraho amatungo atandukanye aribwa, kugira ngo ya matungo nayo azabashe gutunga umuntu, cyangwa se azabashe gutunga umubiri w'umuntu. Ibyo kurya bitunga umubiri w'umuntu. Ariko kandi turebye kuva mu ngobyi ya Edeni, ibyo kurya nibyo byateje ikibazo. Ikiribwa cyangwa se icyo umuntu agomba kurya nicyo cyamuzaniye umuvumo. Imana yabwiye Adamu na Eva ati nuramukuriye kuri uru rubuto no gupfa uzapfa. Urumva, kurya bishobora kukuzanira urupfu, kurya bishobora kukuzanira ubuzima mu buryo bw'isi y'umwuka. Ibyo kurya bishobora kukuzanira ubuzima cyangwa bishobora kukuzanira urupfu. Noneho sasa mu mwuka, kurya ndyamye sinziriye. Ese koko iyo uryamye usinziriye ukarota urya, ni umubiri wawe urimo urarya? Ese koko bishoboka ko umubiri w'umuntu warya aryamye asinziriye? Iyo uryamye usinziriye uba umeze nk'uwapfuye. Umuntu wese uryamye usinziriye ntaba yumva, ntababona, ntacyo abasha gukora ku muntu uryamye. Noneho sasa wowe uryamye usinziriye, umubiri iyo uryamye, roho y'umuntu ntibiryamye, umwuka w'umuntu nturyama, haryama umubiri. Umubiri niwo usinzira, umwuka w'umuntu ntushobora gusinzira. Kandi iyo tuvuga umwuka w'umuntu niwe muntu nyakuri. Umuntu ntasinzira, hasinzira umubiri w'umuntu. Noneho kwa gusinzira k'umubiri w'umuntu bigafasha gutuma wa mubiri w'umuntu uruhuka, kuko wiriwe ukora.
ubugingo bw'umuntu cyangwa umwuka w'umuntu. Kurya, iyo tuvuga kurya mu nzozi, ni wowe mu mwuka uburiye. Kurya mu mwuka rero biraguhumanya, birakwangiza, bigahumanya wowe imbere, bigahumanya ubugingo, bigahumanya umuntu w'umwuka. Kurya mu nzozi bihumanya umuntu w'umwuka, bigahumanya umuntu w'imbere. Iyo tuvuga guhumana k'umuntu w'imbere, ni uguhumana kw'imitekerereze, guhumana kw'imyumvire, guhumana ko gufata ibyemezo, gufata imyanzuro, mbega ubwami bw'umwijima iyo bubonye usinziriye, imikorere yabwo, amwe mu mayeri yabwo bukunze gukoresha ni uguca mu nzozi. Bugaca mu nzozi abantu basinziriye, bukaza kubahumanya no kubangiza. Kwa kurya rero kwawe, ushobora kurota urimo urarya umuceri cyangwa urimo urarya ibijumba, ariko wowe ukibwira, wakanguka ukavuga ngo byari inzozi, nyamara wari watumweho guhumanywa, wari watumweho kurogwa, kwangizwa k'ubuzima bw'umuntu w'imbere, bikaba byakwafekta. Hari naho n'abarya ugasanga abyutse inda yabyimbye, abyutse yumva afite ubwangati, ari gutura amangati, undi akabyukana, abandi bakabyukana ikiyunguriro, abandi ugasanga babyutse bumva bacitse intege, nta mbaraga bafite z'umubiri, umurava n'ishyaka byabavuyemo na morale yabashiranye. Ibyo rero ni ibikorwa by'abarozi bakora mu gihe abantu basinziriye. Kenshi na kenshi umwanzi akunze gukora nako cyane, igice cy'ijoro ni igice Satani akoreramo, agikoreramo mu buryo buteye ubwoba, agambiriye kwangiza abantu, cyane cyane akoresheje nanone abandi bantu. Iyo tuvuga abandi bantu, ni za roho z'abantu akoresha. Reka dusome muri Danieli tubone akaga ko kurya, akaga ko kurya kuruta urya. Danieli, igitabo cy'umuhanuzi Danieli, mu gice cyaho ca mbere, reka duhere ku murongo waho wa 5, ngo nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami, n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko umutware w'inkone abahimba amazina, Danieli amwita Belutashazari, na Hananiya amwita Shedurake, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedunego. Murongo 8, maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kumbe mu kurya bishobora kuvaniramo umuntu kwandura, ngo kugira ngo atiyanduza. Ngo kandi Imana yari yatumye Danieli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Danieli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzamushyize mu kaga gatera umwami kunsha igihanga. Nuko Danieli aherako abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya, ati ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduha ibishyimbo, aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ari kuzagenza abagaragu bawe. Bumvise aka kajambo ngo ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduha ibishyimbo, aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore. Kumbe ibyo urya
bifite uko bishobora kugaragaza mu maso hawe, bishobora kugaragaza ishusho yawe, isura yawe. Ibyo urya bishobora konona ishusho yawe, bishobora konona isura yawe cyangwa ntibiyonone. Aha rero wumvise ko umwami yari yategekeye igaburo aba basore bagombaga gufungura rivuye ku meza yiwe. Uyu mwami, aba basore bari bazi ingaruka zo kurya ibiryo bivuye umwami. Ari wowe wanezezwa no kurya ibiryo bivuye bukuru, ibiryo biribwa n'abakomeye, kuko icyambere mu buryo bw'umubiri biba byateguwe neza, byateguwe n'abahanga, byateguwe n'abantu bize kandi bafite ubumenyi buhagije mu guteka. Ikindi kabiri, biba byasuzumwe ko byujuje ubuziranenge. Tuvuge kano kanya bakubwiye kuzajya urya ku igaburo ry'umuyobozi w'igihugu cyangwa ry'umuntu ukomeye uyoboye nk'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se uyoboye nk'igihugu cy'Uburusiya cyangwa Ubushinwa. Bakagutegekera kuzajya urya ibiryo bivuye ku meza ya Putin, cyangwa se bivuye ku meza ya Perezida wa Repubulika, cyangwa se bivuye kwa Biden. Ibyo biryo kuba uzi ko biba byateguwe n'abantu b'abahanga n'abanyabwenge kandi byakorewe isuzuma ko nta kibazo byateza mu buryo bw'umubiri. Ariko aba basore ba Daniel, icyatumye banga kurya ibyo kurya biteguwe gutyo, byateguwe kandi urumva mu buryo bw'umubiri bifite ubuziranenge pe, ariko mu mwuka Daniel na bagenzi be barabikururaga bakabona ko mu mwuka bishobora kubateza ikibazo. Umva wowe ugira amerwe y'ibiryo, ukagira amerwe y'inyama, ukagira amerwe yo kujya mu minsi mikuru y'abantu, mu ngo zikomeye, mu minsi mikuru ikomeye haba hateguye ibiryo bitandukanye, ukagira amerwe. Nutaba amaso uzahumanira mu byo urya no mu byunywa. Tuva aho ngaho rero, aba basore rero bo bagize guhishurirwa, amaso yabo arenga ibiryo bigaragara mu buryo bw'amaso, ahubwo areba inyuma y'iby'amaso atareba, areba inyuma y'aho bya biryo bitegurirwa mu isi y'umwuka. Arebye inyuma y'aho ibiryo bitegurirwa, amaso yabo abereka yuko byo kurya nubwo biteguwe neza mu buryo bw'umubiri bishobora kugira gute guhumanya ubuzima bwabo, bikabahindura, bikabagaragaza mu ishusho itari yabo, mu isura itari yabo, bagatakaza umwimerere w'uko bagaragara, w'uko bagomba kuboneka mu maso habo. None ngo bahita biyemeza kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Kuki? Impamvu yabyo, bari barasobanukiye ko ibiryo by'ibwami, umwami ntiyizeraga Imana rurema nyakuri, ntiyarazi Imana nyakuri rurema, basengaga ibigirwamana. Noneho rero nibiteguriwe ibwami bakabikoreraho imigenzo yo kubitongera itandukanye, babimurikira bya bigirwamana. Naho ngaho Daniel yafashe ibyemezo byo kutiyandurisha ibyo byo kurya. Mu buryo tugarutse rero mu byo twavugaga kurota urya mu mwuka, n'abarozi, n'abakozi ba Satani, n'abana b'umwijima baba bakubonye bakakugirira ishyari, bareba imbere hawe bakabona ni heza, bakiyemeza bakavuga bati ni gute twamwataka tukamuderanja, tugasenya ubuzima bwe, tugahumanya ubuzima bwe bw'ahazaza. Bashobora kuba babonye ufite igikundiro, ufite mu maso y'igikundiro, bakavuga reka tugende tumugaburire, noneho sasa cya gikundiro tukimukureho, tujye tumugaragaza uko atari, abana b'abantu bamubone ko niba uri umunyabwenge ugaragare nk'umuswa, niba uri umuntu ujijutse ugaragare nk'umuntu w'injiji, bakakwambika iyo shusho. Niba uri mwiza abantu bakubone kuri mubi, ugasanga wambuwe uko wagaragaraga muri kwa kurya kwa umuceri kwa nijoro mu nzozi, muri kwa kurya ibijumba byawe bya nijoro mu nzozi, ugahumanywa muri ubwo buryo, ubwami bw'umwijima bukaguhumanya muri ubwo buryo. Kandi kibabaje, ntabwo biba ari ibiryo nyabiryo buriya bya bindi murya, muri kwa kurya direct hahita hinjira umwuka mu buzima bwawe. Icyo ni icyambere. Icya kabiri,
hari igihe muri uko kurya haba hateguwe kugira ngo hakomezwe ingoyi y'ikibazo cyawe. Niba wari ufite ikibazo cy'ubukene, bwa bukene bukomezwe bukurambeho ntibuzigere bukuvaho. Muri kwa kurya kwawe rero hakaba hinjiye umwuka mubi mu biryo, mu muceri uriye, mu nyama uriye, mu bindi. Inzozi z'inyama nzazigarukaho, bihuye n'inzozi none zo gusangira n'abantu benshi nzabigarukaho. Kwisanga uri gusangira abantu benshi, hano ndi kuvuga uri kurya wenyine. Muri kwa kurya kwa wenyine rero ugasanga mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe bahise boherezamo umwuka wenda wo kuguha intege nke, ube umunyantege nke mu gusenga, ube umunyantege nke mu kumva ijambo ry'Imana, iby'Imana byange ndetse ubyange urunuka, ube umupfapfa muri we, bagahita bataransfera wa mwuka w'ubupfapfa muri wowe mu kurya no mu kunywa kwawe ko mu nzozi. Gatatu, ushobora kurya kwawe ari intandaro kugira ngo bahumanye, utakaze ubushobozi bwo kuzajya ugira amahitamo, yani guhitamo we gufata ibyemezo bijye bikubera ikibazo. Ugasanga mu byo ucamo kugira ngo ufate ibyemezo by'ukuntu wakwikura mu kibazo, ugasanga ibyemezo ntako, ntushobora gufata ibyemezo. Cyangwa se undi ugasanga ni umuntu uhora ugenda wikurura mu bintu byose, nta murava agira, nta shyaka agira, ariko ari imyuka bamaze gutransfera muri wowe muri kwa kurya kwawe. Imyuka mibi ihita yinjizwa muri wowe muri kwa kurya ko, ugasanga uri umuntu wizenura, uri umuntu utagira umurava, uri umuntu utagira umuhati, uri umuntu utagira ishyaka mu byo ukora byose, ariko ari umwuka, ari imbaraga za kirozi zinjiriye mu biryo zigahumanya wowe. Hari uburyo ushobora kurya, muri uko kurya ugasanga target yabo byari uburyo bwo gufunga uburyo bwo kumva kwawe no gusobanukirwa kwawe. Ukaba uri umuntu ugorana mu kumva, ugorana mu kugirwa inama, ugorana mu kwigishwa, wigishwa ntiwumve, wigishwa ntusobanukirwe. Ariko ibi byose byacengereye, wahumanyirijwe mu kurya kwawe no mu kunywa kwawe. Bishobora kuba ikibazo atari ibyo ngibyo mvuze, ahubwo wenda uburyo bwo kurya no kunywa, target yabo mu buryo bwa kirozi abakurogaga mu nzozi, bari bagambiriye ngo uburwayi ufite ntibukuveho, ubukunambeho, bukugumeho ibihe byose, ubutindemo, ntuzigere ucira bwa burwayi. Hari uburwayi bw'ubukorano bukorwa neza, bugategurwa mu isi y'umwuka, bukaza bukoherezwa mu mibiri y'abana b'abantu basinzire baryamye, bakabyuka indwara zabinjiyemo, bakagira ngo ni indwara zisanzwe, ndetse wajya no kwa muganga bapima bakabona uburwayi busanzwe, ariko ari uburyo bwa Satani yiyoberanyije kugira ngo ababaze umwana w'umuntu, cyangwa se ari uburyo bw'abarozi bagambiriye kugira ngo wowe baguca intege, bakubabaze. Niki rero wakora mu gihe wisanze muri icyo kibazo? Niki wakora? Uba ukeneye deliverance. Iyo tuvuga deliverance, si ya yindi babandi tujya tumva ngo bajyanye abantu babasiza amavuta, ibyo tubona abanyamadini amwe namwe yita ko ari ay'umwuka ariko atari ay'umwuka by'ukuri. Ugasanga uburyo bwo gufasha abantu deliverance ngo ni uburyo bwo kubasiga amavuta, agakora ku mavuta mu kiganza, agashyira umuntu mu ruhanga akamubwira ko abohotse. Iriya yo ntabwo ibahuriya, ntabwo ari deliverance, ahubwo biriya no kujijisha. Deliverance rero ni uburyo bwo gusenga, bwo kwibohora, kuwamaze kwiga neza, umaze gukura mu mwuka kandi wamaze kwigishwa neza mu mwuka, akaba amaze kwambara imbaraga z'ubumenyi mu by'umwuka kandi amaze kumenya gusenga. Birashoboka ko yayikorera akisengera, cyangwa se waba utagize gute, utabizi, utanasobanukiye gusenga, ukegera umukozi w'Imana uba ufite uwo muhamagaro, akagufasha uburyo bwo kubohoka. Twagufasha ubishatse. Reka rero tuvuye aho ngaho, nari ndimo nsobanura guhumanwa cyangwa kwandura, kuko tubonye ko abasore bo biyemeje kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Mu isi y'umwuka rero uriye wese aba aranduzwa
aranduzwa mu buryo bwo mu mwuka, akanduzwa muri ubwo buryo bwose twatondaguye twasobanuye. Hari igihe ushobora gusanga ikibazo cyawe ari icyangiro, ubengwa uri umukobwa ntawe ukubenguka, ubwami bw'umwijima kandi cyangwa abakuruzi bakifuza yuko ugomba kubaho gutyo ukazaba igishobozo uko cyangwa ugapfa udashatse. Icyo bukora rero ni kimwe muri ibyo n'ibyo kurota urya. Ushobora kurota urya ugasanga direct ni umwuka bahise bagutransferamo, ugomba kuzajya ukugaragaza mu yindi sura imbere y'abasore, mu yindi sura imbere y'abagabo. Ukubonye wese ukaba utari indaya ariko akakubona mu ishusho y'indaya, ukubona wese akakubona mu ishusho y'umuntu usuzugura, kubona mu ishusho y'umuntu utarera abana, utakubaka urugo. Ukubonye ahubwo mu ishusho ye akubonamo, akakubona kuri umuntu ubereye gusambanywa, gukora sex, ugakunda urukundo rwa sex gusa rutari urwo kubaka umuryango. Umuntu akabona ntiyakubakana nawe umuryango, uwo kibwira ngo mfite ikihe kibazo, kumbe hari uburyo isi y'umwijima yaguhumanyije, wagaburiwe urangizwa. Ngiye kugucisha mu isengesho ry'akanya gatoya kugira ngo imbaraga z'Umwami Yesu zikubohore wowe ubwawe, wowe nkurikirana ushobora kuba wahumanyijwe mu kurya no mu kunywa mu nzozi zawe za nijoro. Ushobora rero kuba waratangiye guhumanywa ukiri muto. Umwana ashobora gutangira guhumanywa akangizwa kuva mu buto bwe. Tubonye ko iri gaburo abasore bari bategekewe b'Abayuda, ryari gaburo ryagombaga gufata imyaka 3. Nyuma y'iyo myaka 3 bagaburirwa imbere y'umwami, bakagenda bakamurikwa ibwami. Kumbe mu kurya na nijoro kwawe mu isi y'umwuka, ubwami bw'umwijima barimo barashaka kugutegura kugira ngo bukwigarurire, ube wanahindurwa umukozi wabo mu isi y'umwijima. Mu gihe gitoya ukomeje ushobora kwisanga mu mwuka ukoreshwa n'abakonikoni, ukoreshwa n'abakozi ba Satani, imyuka mibi gukoresha, ikagukoresha uri umukobwa ugusha abagabo, ikagukoresha uri umusore ugusha abakobwa, uhora usambanya abandi bana b'abakobwa, bagusha batwarwa inyenyeri yabo. Waba uri umugore ugasanga uri umukobwa, ugasanga urakoreshwa ugira gute, ugusha abagabo, ugusha abasore, ugusha iki, kandi kubagusha no kubagusha mu bibazo, no kubagusha mu makrize, no kubagurusha mu gisuzuguriro, no kubambura inyenyeri zabo, wowe ubasubiza hasi mu by'ubutunzi, mu by'imibereho no mu by'ubuzima, usenya imiryango utabizi. Ubwami bw'umwijima bwaraguteguye muri ubwo buryo, ugahumanywa ukindizwamo umwuka w'irari ryo gusambana, ugahumanywa ukindizwamo umwuka runaka wo kunywa inzoga, kuko hari n'abasinzi benshi atari bo babyikururiye, ahubwo ari imyuka abadayimoni bimuriwemo, ibinjiramo ibatera ubwo businzi, ibinjiramo ibatera ubwo busambanyi. Ariko iyi myuka myinshi yinjirira mu kurya no mu kunywa, mu kurya no mu kunywa urupfu rurinjira n'ubuzima bukinjira. Reka rero wowe umaze iminsi uca muri ibyo bihe, ngucishe mu isengesho rimeze nk'irya deliverance, kandi uhite wizera kubohoka mu izina rya Yesu. Nyuma niwumva utabohotse neza uzadushake tuzagufasha, ariko niwizera neza mu isengesho tugiye gusenga uraribohokeramo. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, umwami w'abami, umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Yesu wavuze ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa kawe. Aka kanya ibyo nagaburiwe mu isi y'umwuka bitari ijambo ryawe, ibyo nagaburiwe kuva mu buto kugeza uyu munsi, nitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nitandukanyije n'umutsima nariye mu nzozi, n'ibijumba nariye mu nzozi, n'imiceri nariye mu nzozi, na buri kimwe cyose nagaburiwe mu nzozi ndagisenya mu izina rya Yesu Kristo. Nitandukanyije nacyo, ndabohoza ubuzima bwanjye bwahumanyijwe muri ubwo buryo, mu kurya no mu kunywa biciye mu nzozi, mu izina rya Yesu Kristo. Uwangaburiye wese agambiriye kungaburira inyatsi, kungaburira ubukene, kungaburira
igisuzuguriro, kungaburira indwara, kungaburira kutemerwa mu izina rya Yesu Kristo nibimusubireho kano kanya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Niyambuye isura n'ishusho nambitswe biciye mu kurya no mu kunywa mu izina rya Yesu Kristo, kuko mbonye neza yuko Shadraka na Meshaki na Abedinego babavuze yuko bagomba kubamurika imbere y'umwami bakareba amasura yabo nuko bazabasa mu maso. Uko naba isura yose nambitswe ndayiyambuye mu izina rya Yesu, isura y'icyangiro, isura yo kudakundwa ndayiyambuye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, y'ubukecuru y'ubusaza ndayiyambura mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Buri ngo yose bashatse kumbohesha biciye mu kurya no mu kunywa ndayica mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Buri kibazo cyose naboheshejwe mu kurya no mu kunywa nitandukanyije nacyo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mu mbaraga z'umwuka wera. Aka kanya mwami Yesu Kristo, uwandebye wese akangirira ishyari, uwandebye wese akantera mu isi y'umwuka, akanteza kungaburira ibyo kurya by'ubumara, ibiryo by'uburozi, ibiryo bihumanya umutima, bihumanya ubwenge, bihumanya imyumvire, bihumanya imitekerereze, bihumanya amarangamutima, bihumanya umuntu w'imbere, nitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Nshishije umwuka wera n'umuriro w'umwuka wera mu maraso yanjye, mu nyama z'umubiri wanjye, mu ngingo zanjye, muri DNA yanjye, muri organ, tissue, seli, mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'umwuka wera ucemo, umuriro w'umwuka wera ucemo, utwike buri mwuka wose mubi bari bashatse gutransfera muri njyewe biciye mu kurya no mu kunywa. Uwo mwuka ngusohoye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Uwo mwuka mubi ngusohoye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka iba yinjijwe mu kurya no mu kunywa hagambiriwe gufata amatwi yanjye kugira ngo atazajya yumva ngo yumvire, kugira ngo atazajya yumva ngo asobanukirwe, amaso atazajya abona amenye icyo abona mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka mibi ndekure mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami Yesu, nezeye ko iyi myuka mibi ndekuye mu izina rya Yesu Kristo. Ngaruje amaso areba kure, ngaruje amatwi yumva kumvira mu izina rya Yesu. Ngaruje amatwi katika jina la Yesu yumva agasobanukirwa. Ngaruje ubwenge mu izina rya Yesu buboneye kandi butunganye mu izina rya Yesu Kristo. Ngaruje ubushobozi bwo guhitamo no gufata ibyemezo bikwiye mu gihe gikwiye mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uhereye kano kanya nitandukanyije na buri ndwara yose ikomoka mu isi y'abadayimoni, na buri ndwara yose ya kirozi, na buri bibazo byose bya kirozi. Nitandukanyije n'inyatsi zose izo mba nahawe mu kurya no mu kunywa. Izo nyatsi ndazica mu izina rya Yesu. Amagini imyuka mibi iba yinjiye mu buzima bwanjye biciye mu kurya no mu kunywa ndayisenya yose kandi nyisohoreye icyarimwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ninjiza umwami Yesu mu buzima bwanjye ngo aganze muri njye kandi aganze mu mutima no mu bwenge bwanjye no mu mibereho yanjye buri munsi. Ni mu izina rya Yesu dusenze twiseye, amina amina. Yesu aguhe umugisha, Yesu akugirire neza. Niba usenganye nanjye iri sengesho urabohotse kandi wumva utabohotse nkuko ubyishaka, cyangwa ukumva hari ubundi bufasha ukeneye, watubona kuri iyi nimero 0782 70 65 reka nyisubiremo 0782 70 65 ku bakoresha Airtel cyangwa Tigo 0722 70 65 45. Shalom shalom, ibihe byiza. Yabonesha ubaye udukurikiranye ari ubwa mbere kandi subscribe niba unafashijwe n'ijambo ry'Imana n'ubu bumenyi n'aya masengesho biva ku Mana, usangiza abandi. Uraba uteye inkunga cyane cyane umurimo w'Imana, uraba uteye inkunga ijambo ry'Imana, uraba kandi nawe ukoze ivugabutumwa igihe ubisangije abandi kandi ukabakangurira gukora subscribe. Shalom shalom, mugire umunsi mwiza.